Imana inyemere. Tuguhaye ikaze wowe washyize kuri 96 Life Radio isoko y'ubugingo, ni radio y'Itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda ADPR. Muri studio rero tukaba tuje mu kiganiro amasaziro mu mwuka, turi kumwe na Pasiteri Justin Gatanazi, Pasiteri Emmanuel Uwambaje, njyewe uri kumva ndi Pasiteri Clement Muganza. Mbere yuko dutangira, reka mfungure mikoro zabo babanze babasuhuze, babahe ikaze, namwe kandi twizere ko muza kubaha ikaze. Pasiteri Emmanuel Uwambaje, Pasiteri Justin Gatanazi, tubahaye ikaze muri studio zacu. Murakoze cyane kuduha ikaze, kandi natwe duhaye ikaze abantu bari muri iri teraniro rinini, kandi tubifurije umugisha w'Imana. Yego. Duhaye ikaze bene data bose turi kumwe kuri uyu mugoroba, kandi tubifuriza kugira umugoroba mwiza turi kumwe muri kino kiganiro. Imana iduhane umugisha. Amen. Hanyuma mbere yuko dutangira, reka mbanze nibutsa abadukurikiye ko turi kuri 96 Life Radio isoko y'ubugingo, ikiganiro n'amasaziro y'umwuka. Tumaze iminsi dukora cyangwa tugaruka mu biganiro bijyanye n'insanganyamatsiko ziriho kandi twagiye dukora mu minsi yatambutse. Uyu munsi rero tuje muri aya masengesho y'iminsi 70, aho tugeze ku cyiciro cy'urubyiruko, kandi mu kiganiro amasaziro y'umwuka natwe tugomba guparticipa muri aya masengesho. Birumvikana umusanzu wacu ku nyigisho zikwiriye urubyiruko. Igihugu cyacu cy'u Rwanda dufite umubare munini muri statistike werekana ko urubyiruko ari rwo rwinshi. Pastor Gatanazi, Pastor Emmanuel, nagira ngo mbere yuko dutangira manze munibuke yuko mu biganiro twagiye dukora twabonye yuko abakozi b'Imana aho bava bakagera bagenda bava mu rubyiruko. Bityo umusanzu wanyu kandi mukoresha birumvikana Bibiliya nk'uko ari wo murimo wanyu, ngira ngo igihe cyari kingiki. Bityo nagira ngo nsabe Pasiteri Gatanazi asenga Imana, hanyuma dutangire ikiganiro cyacu. Niba nta kindi kintu mwavuga mbere ko dutangira. Uko turakivuga nyine mu kiganiro nta kibazo. Yego. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turaguhimbaje kubera ko uri Imana idahinduka, uri Imana isumba byose, uri Imana ishobora byose. Izina rya Imana nirihabwe icyubahiro. Turagushimira ko wadukunze ugatanga Yesu akatugura amaraso ye ku musaraba y'Igorogota, agacungura abantu bose. Mana ushimwe. Tugushimiye uyu mwanya uduhaye muri kino kiganiro, tuguhaye ikaze kugira ngo ubane natwe, utuyobore, udukoreshe, kandi abantu bose bakurikiye iki kiganiro ubane nabo, ubahe kumva ibyo wifuza ko bumva, natwe udushoboze kuvuga ibyo wifuza ko tuvuga. Umwuka wera wawe aganze mu buzima bwacu, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Amen. Ngira ngo nk'uko twabibabwiraga, turi mu gihe cy'amasengesho y'iminsi 70, aho itorero ryafashe umwanya wo kwita cyane cyane ku byiciro bigiye bitandukanye. Uyu munsi tukaba turi ku cyiciro cy'urubyiruko. Bibiliya ivuga iki ku rubyiruko? Ese urubyiruko rwabwirwa iki mu gihe nk'iki, mu minsi y'imperuka nk'iyi ngiyi? Pasiteri Emmanuel, tunaguha ikaze kandi mu gihe kinini umaze utari mu gihugu cy'u Rwanda, uri hanze, kandi duhe n'ikaze na Pasiteri Justin kugira ngo duhure kuri mikoro. Muri iyi minsi itambutse ya COVID ntabwo byaherukaga, ariko twinjiye mu kiganiro. Ni karibu. Murakoze cyane. Ngira ngo hari twabanza gusoma ijambo ry'Imana. Twasoma mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice ni cya 5, umurongo ni wa 5. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice ni cya 5, turasoma mu murongo wa 5. Hanyuma turi buze gusoma n'urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, igice ni cya 13, umurongo wa 7. Reka duhere ku rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice ni cya 5, turasoma mu murongo wa 5. Ngiye gusoma muri Bibiliya y'Ikinyarwanda cy'iki gihe, hanyuma nibishoboka Pastor Clement uri buze kudufasha, uze kudusomera muri Bibiliya yenda abantu bamenyereye, Bibiliya yera. Hanyuma ngiye gusoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ngo, namwe basore mujye mwumvira ababaruta ubukuru, ndetse mwese mukenyere kwicisha bugufi, buri wese amere nk'uhereza mugenzi we. Ibyanditswe biravuga ngo Imana irwanya abirasi, abiyoroshya ikabahera ubuntu. Niba rero wahageze
urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya 5:5 wahasoma. aravuga ngo namwe basore mugandukira abakuru mwese mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane kuko Imana irwanya abibone naho abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Reka dusome rero n'Abaheburayo, urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 13:7 ho haravuga ngo mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Amen. Uvuze Abaheburayo igice cya 13:7 nasomye muri Bibiliya yera nanjye reka ndebe wasomye mu yera. Nasomye muri Bibiliya yera ahubwo keretse niba nasoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Igice ni cya 13:7 Abaheburayo haravuga ngo mujye mwibuka abayobozi banyu babagejejeho ijambo ry'Imana, muzirikane uko babayeho n'uko bapfuye, maze mukurikize urugero rwo kwizera Imana kwabo. Nuko rero nyine tujye n'iryo jambo turibuze kuganiraho. Umutwe w'amagambo uravuga ngo nukumvira abakuru, kumvira abakuru. Niryo jambo turibuze kuganiraho. Ubwo turibuze kureba ibyiza byo kumvira abakuru, ariko nanone nituvuga ibyiza byo kumvira abakuru, ubwo turibuze kureba ese abakuru bose ni ngombwa kubumvira. Ese ni abakuru mu biki? Ese ni abakuru bameze bati? Tubumvira ibiki? Ni ibiki tubumvira? Ukubumvira mu biki? No kubumvira mu biki? Ibyo rero byose ni ibintu turibuze kubireba. Turibuze kureba muri uyu mwanya. Pastor Emmanuel, Amen. ngira ngo isi yose tuwe na miliyari zirenga 7 nkuko imibare bivuga, ntawashidikanya ko urubyiruko ari rwinshi. Turamutse kandi turebye nubwo nta mibare bigaragaza mu bakristo, mu bemera Kristo nk'umwami n'umukiza, birumvikana ko naho ushobora gusanga urubyiruko ari benshi. Dushaka kubirebera no mu materaniro rimwe irya mbere cyangwa se rya kabiri rya gatatu bitewe n'amateraniro tugira iwacu. Iyo urebye ubuye amaso mu bakristo ubona ko urubyiruko ni benshi. Hanyuma uko kumvira tubariho duhera, ubona bakumvira gute? Ese izo mbaraga ubundi se ko ari benshi barazifite zo kumvira? Ubundi umwanditsi yaranditse wo mu Migani 20:29 avuga ngo ubwiza ngo bw'abasore ngo ni imbaraga zabo, ariko ngo ubwiza ngo bw'abakuze ngo ni uruyenzi rw'imvi. Yarashatse kuvuga ko imbaraga z'abasore zibyajwe umusaruro, ariko zifatanyije n'ubwenge bivamo ikintu cyiza. Kuko abakuru imvi, ubundi kugira imvi, iyo ubonye umuntu afite imvi uhita umutekereza ko izo mvi zitapfuye kuza, hari ibintu byinshi yabonye mu buzima yakugira inama. Ibyo uri gucamo wowe none we yabinyuzemo. Ubwo uhita umubwira atahunyuze. Kera hataraza ikoranabuhanga najyaga mbona abatwara ibinyabiziga hataraza aho ndumva mubizi, umutwara ikinyabiziga akaba hari aho ari guturuka bashaka guhunga abapolisi babaga mu mihanda cyangwa abapolisi, kamubaza ati iyo uri kuva bariyo? Akavuga ati agatoki ati imbere baraho, bati barahari. Hari hatari abo uburyo bwo kugenzura mu buryo ikoranabuhanga. Niba twaye abantu benshi agita bakuramo akavuga ati rero imbere bambwiye ko bariyo, akagenda gake. Wariho ibyuma noneho niyo bagenda za kamera zirabafata. Noneho rero buriya natwe iyo turi muri ubu buzima, aho abasore bajya niho abasaza bava. Abasore bajya niho abasaza bava. Niyo mpamvu rero nta abantu bakuru bava. Umwana muto iyo yanze kumvira ibimubaho ni bibi, kuko uburyo umuntu mukuru ahantu abaturuka niho buri kujya. Umubajije ukamwegera yakubwira ati nyamara genda gake. Hari ahantu mvuye ameze gutya. Nta muntu rero umuntu mukuru atarabaye umwana. Ntibishoboka. Kandi umuntu mukuru uyu muzaza ejo nawe ari umusaza cyangwa se ari umuntu mukuru. Niyo mpamvu rero kumvira ni ikintu gituma wa muntu za imbaraga ze z'umusore, za imbaraga z'ibintu bigaragara by'ubwenge, imbaraga zo mu bitekerezo, imbaraga z'umubiri, yagize amahirwe akabona umuntu umugira inama biramufasha. Ariko nicyo kintu yo Pastor Gasanza avuga ati abantu bose ahubwo abasaza abantu bakuru bose ni beza, kuko nanone twirengagije icyo dufite ingero nanone z'abantu babi.
bagiye bafata urubyiruko bakarushora mu bintu bibi ku buryo n'uyu munsi abo bana bicuza. Tunibuke ko ibibazo byinshi biri ku isi abana bato barashukwa, icuruzwa ry'abana, ibiyobyabwenge, ibintu byose bibi. Ushaka wese icyiciro ajya kuyobya ajya gushakira mu rubyiruko. Nanone twe kuri icyo kintu ubwo rero turaza kureba urubyiruko rutwumva, tugomba kumenya ngo ni bande twumvira, turabumvira mu biki. Kumvira byo ni ngombwa, icyo cyo ntabwo tugiye impaka kumvira icyo cyo, kuko aho abakuru bava niho buri rubyiruko rujya. Niyo mpamvu amakuru ahagije, niyo mpamvu abakuru bagomba kumvira mu nshingano z'urubyiruko. Ariko none dufite abantu bamaze gupfa ku buryo badakwiye kumvirwa kubera ibibazo bateza, ahubwo kuruta dufite ibigaragara byinshi. Kavuga rongo naho navuga ku bijyanye no kumvira byo ntibyigwaho, biri mu mugisha. Ndasomye mu ba Efeso 6:6 bavuga ngo bana batumvira ababyeyi banyu kugira ngo murame, kuko kumvira bitera kurama kandi harimo n'umugisha. Ariko no tubaza kureba si umuntu we, abantu bose bitwa bakuru nabo kumvirwa, cyangwa harimo abantu gutoranya. Niyo mpamvu rero bisaba ngo kino gihe ubona ko hariho inzego zishinzwe umutekano zireberera urubyiruko, nuko abayitwa bakuru meme n'ababyeyi babo habaho inzego zishinzwe kureberera urubyiruko, kureberera abana bakiri bato. Ariko kumvira byo ni inshingano z'urubyiruko kugira ngo aho ababyeyi babo banyuze babagira inama. Pastor Gatanazi, kumvira turi kubyumva nk'ibintu byo kumenya ngo urumvira nde kandi uramwumvira mu biki. Ariko mwibuke ikiganiro na amasaziro y'umwuka, habaho igihe runaka umuntu aba ari urubyiruko ategerejwe kuzareba, cyangwa abantu bazamureba uko azasoza urugendo rwe, ruzasoza gute. Uku kumvira ndagira ngo ugire icyo ukuvugaho, uguhuza na Bibiliya. Dufite ingero nyinshi dushobora kureba muri Bibiliya, baza kuturebera, ariko kugira ngo abantu bazagira amasaziro meza, bazasoza urugendo rwabo, haba ari urwo mu mwuka, haba ari n'ubu buzima busanzwe bw'umubiri, ariko basoze neza, kuko ikiganiro n'amasaziro y'umwuka. Ubundi ubusanzwe urumva kumvira ni ugushyira mu bikorwa ibyo wabwiwe gukora. Nicyo bisobanuye kumvira. Kumvira ni ugushyira mu bikorwa ibyo wabwiwe gukora. Ubundi akenshi umuntu agira ibyiciro nka bitatu. Umuntu nyine washoboye kurama yenda ibyiciro nka bitatu bikuru. Hashobora kubaho icyiciro cyo kuba ari umwana. Kuba umwana. Icyo gihe yerekwa ibyo agomba gukora, akenshi atumva n'impamvu yabyo, atabona n'icyo bimaze akenshi. Hakabaho n'icyiciro nyine cyo kuba umusore. Cyo kuba urubyiruko, niko twabyita icyiciro cyo kuba umusore cyangwa kuba inkumi. Yego. Hakabaho n'icyiciro cyo gusaza, icyiciro cy'ubusaza. Aho rero tukimara kuvuga ngo Pastor Wambaje yavuze, abasore baba bajya aho abantu bakuze bavuye. Bisobanuye ngo umuntu ukuze, hari igihe ikintu umusore ari guhura nacyo uyu munsi wa none, uwo muntu ukuze yaba yarahuye nacyo, ndetse agahura n'ingaruka z'icyo kintu yaba uwo musore arimo arahura nacyo. Hakaba hari isomo uwo muntu ukuze yaba yarakuyemo. Ariyo mpamvu urubyiruko ruba rugomba kumvira abakuru, turi buze kubireba. Ariko nanone burya ushobora no kureba umuntu ngo arakuze kandi atarigeze akura, ahubwo ameze nk'umwana, cyangwa akiri umwana. Oya, akiri n'umwana. Ubundi hari ibibebe bifite imvi cyangwa bifite uruhara. Urumva mu bumenyi, mu bintu byerekeranye n'ubumenyi bujyanye n'ibintu by'ubumenyamuntu, hari ibintu bimwe bavuga ngo kuba ufite imyaka myinshi abantu bagendeye ku gihe wavukiye, no kuba ufite imyaka myinshi abantu bagendeye ku bwenge. Sinzi mu ndimi zimwe z'amahanga hari ibintu bitaga age chronologique n'ibintu bitaga age mental. Donc hari ibintu bakoraga byo kubara imibare imwe mu bintu byerekeranye na quotient intellectuel. Bakavuga bati uyu muntu afite imyaka 50 mu buryo ukurikije igihe yavukiye. Ukurikije umwaka yavukiyemo afite imyaka 50, ariko ukurikije ubwenge afite imyaka 2.
ibyo nabyo tugomba kubimenya ubwo se ariko bijya bibaho ariko nta hantu bihura na malnutrition bo nigwingira naryo ashobora kuba yararwaye niba mu Rwanda rwo kurwanya igwingira ibyo abahanga rwose mu bintu by'umenya muntu bajya babibara ibintu bita amakonsi ya intellectuel y'abantu bagiye kubibara baravuga bati uyu muntu dukurikije igihe yavukiye afite imyaka 50 ariko dukurikije ubwenge bwe afite imyaka 3 ubwo rero urubyiruko rufite n'inshingano zikomeye cyane nubwo tutari yenda twabyinjiramo cyane ngo dutange n'ingero hari abayabwiye ngo yaje aze kareba kuru ngaha agasanga ari abantu bokuramizwa amata akoze ko ari ibyo nayo nzi ko muri abantu hari ibiryo yaje nzanye ibiryo nzi barambwiye ko muri bakuru hageze nsanga muri ahubwo ni amata ibi rero ntimugire ngo ni mu bumenya muntu gusa nimugire mu bumenya no bwitorero bibamo hari igihe mu itorero umuntu agukanga bitewe n'imyaka amazemo ukagira ngo ni mukuru akubwira ati sha wa mwana twebwe tumaze bwitorero imyaka 40 noneho ukagira ngo ugomba kumwumvira noneho ugiye mu kuntu yizera ubwo rero bwenge dufite n'ukuntu yari imbuto reka ngusomere ijambo rigufasha rifashe ni mu Baheburayo 13 umurongo wa 7 haravuze ngo mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana muzirikane iherezo ry'ingeso zabo mwigane kwizera kwabo reka nsubiremo mwibuke ababayoboraga kera umva ni bakuru nuko bibuka barahari none barangiza icyo bababwiraga ijambo ry'Imana hari abantu bashobora kubagaburira muzirikane iherezo ry'ingeso zabo murebe ingeso zabo iherezo ry'ingeso ngo ingeso zabo nuko ibyo bintu bakoraga iherezo ry'imyitwarire yabo ko ibintu byabo byarangiye ibintu byabo byaragiye amasaziro yabo uko baragiye mbese ni nka recommandation batanze ngo umenye abo wigana umenye abo wumvira aravuze ngo muzirikane iherezo ry'ingeso zabo nimurangiza mwigane kwizera kwabo komeza rero urumva rero ngewe icyo nababwiraga ubwo nari navuye mu bintu by'isi ndi kujya mu bintu by'umwuka nari navuye mu bintu by'ubumenyi umenye nawe ko hari igihe babara bakavuga batese uyu muntu angana ati bakavuga bati uyu muntu dukurikije imyaka igihe yavukiye afite imyaka 50 aba dukurikije ubwenge bwe n'ibintu akora arakora ibintu nk'ibintu by'umwana w'imyaka 3 murumva noneho bakavuga bati uyu muntu afite imyaka 3 ukurikije ubwenge bwe ibi rero no mu mwuka birakora mu mwuka niho naho ushobora kujya kubona umuntu akaguka ati ngewe maze mu itorero sha wa mwana we imyaka 40 noneho wowe nk'urubyiruko ukamugira umuntu mukuru ubwo urubyiruko wowe winjiye va mu itorero ukumva n'umuntu mukuru ugomba kumvira gusa no tubafashe ku mpande zombi icyumvikana nuko pastor yamaze no kubisoma nubwo ari ngombwa kumwumvira uwo muntu pastor Gatanaza avuze ariko muhanze muzirikane iherezo ry'ingeso zabo yego nicyo ngicyo no wareba ingeso ze rero yavuze ngo muzamenyera ku mbuto zabo wareba izo ngeso ze wareba iyo myitwarire ye wareba ukuntu yizera wareba ukuntu asenga ugasanga nta nubwo aratangira urugendo bivuze ngo hari abantu batatu ugasanga mukana aravuka cyangwa afite umwaka umwe cyangwa afite imyaka 2 ugasanga ntabwo ari umuntu mu by'ukuri wagira gute ntabwo ari umuntu wakumvira cyangwa se wagandukira nk'umuntu w'urubyiruko ibyo rero ni ibintu bihari birumvikana abadukurikiye kugira ngo tuze gusangira ikiganiro batwohereza ubutumwa bugufi kuri 0789635482 ikiganiro n'amasaziro y'umwuka nawe urohereza ubutumwa bugufi dusangire ibitekerezo kuri insanganyamatsiko cyane cyane ireba urubyiruko kumvira ababaruta urohereza ubutumwa bugufi kuri 0789635482 turaza kubusoma nari ndimo nibwira ko twahera yenda ku byiza tukaba twirengagije bantu bebe bafite uruhara cyangwa ababebe bafite imvi urumva tukaba turafata igiciro kandi tubita bakuru ariko twaza nyuma ntitwahera kuri babantu bakuze nyine babakuru nyine nyabakuru kuko umurongo wacu uvuga kubumvira ibyiza byabo ese hari abantu muri Bibiliya baba barabaye abantu bakuru
bagakura mu myaka bakanakura mu kwizera no mu bitekerezo baba barareze urubyiruko cyangwa bakarera abantu bakiri batoya hanyuma bikaba byiza. Ubwo no kuvuga abo bantu barahari abakwiriye kumvirwa. Tugiye kureba abakuru bakwiriye kumvirwa ingero cyangwa kugandukirwa. Ababo muri Bibiliya bariya Bibiliya tubwiye niba bahari babaho babantu dukwiye kumvira ariko turebeye ku iherezo ry'ingeso zabo. Turashingira kwa kantu. Tugiye kureba abantu baba baragize iherezo ryiza muri Bibiliya ku bw'ingeso zabo. Noneho tuze kureba n'abajene cyangwa urubyiruko tubabwire ko icyiza kiri muri ibintu byose turimo nuko abantu beza babaho. Yego cyane. Ariko nanone ntibikuraho ababi. Oya, iyo hari abantu beza abari n'ababi. Ubwo rero urubyiruko rukwiye kumenya ngo ibintu ni bibiri. Abatwumva uyu munsi umuntu nakubwira ngo arakuyobora nakubwira ngo umwigireho ugomba kubanza ukitonda ukamenya ko kumvira koko uri kumvira ko ari akumvira ndi uramwumvira iki banzu baza amakuru neza utaza kukuyobya kuko nosomeje muri ry'Imana muri 12 mu migani bwo 6 baravuga ngo umukiranutsi ayobora umuturanyi we umukiranutsi ayobora umuturanyi we ariko inzira y'abanyabyaha irabayobye. Umukiranutsi ayobora umuturanyi we umva ngo umukiranutsi ayobora umuturanyi ariko inzira y'umunyabyaha yo irabayobye. Uko yabangana kose nubwo yabamfite imwe oya nta myaka bashyizemo bavuze ati niba ari umunyabyaha nta bindi bisobanuro ubwo umenye ibikuri ntabyo kuri kubaza. Rero tugiye kureba muri Bibiliya turebe niba harimo abantu bari bakuru bayobora abantu bato turebe icyo abato bayoboye bavuyemo turebe n'ubuhamya Imana batangira. Ngenda baha umwe mfite umwe nkunda namwe kandi nzi ko mumukunda w'intwari n'umugabo witwa Mose ni umugabo w'intwari uzwi utagira undi muntu wabona ugereranywa nawe. Nihe rero nkura amakuru yuko yari umuntu wayoboye neza yayoboye umuntu ukiri muto ukwiriye kumva. Ndafata umwe mu bantu yayoboye ndafata utwa Yosuwa. Yosuwa ari umugaragu ntibanganya imyaka kuko uyu urebye imyaka Yosuwa yabayeho nyuma ya Mose usanga bataranganyaga imyaka. Bigaragara ko Yosuwa ngo yari umufasha wa Mose. Ariko ikintu gitangaje mu gihe Mose yaramaze gupfa Imana yafashe wa mwana wabanaga na Mose kuko yigiye kuri Mose. Mose yari umuntu wo kwigirwaho ku buryo Imana itajya gushaka undi muntu ahandi irafata iyo wabanye n'umuntu muzima niyo atagihari niwe bashaka. Uzikari byo dore ukuntu birivuga muri Yosuwa cyaho cya mbere kavuga ngo ubwo Mose ubwa Uwiteka yari amaze gupfa nta gihari Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose umufasha ni muto ariko umusaza yagiye. Imana ntiyagiye gushaka undi muntu ku ruhande kuko hari uwari uraho areba yarateguye urubyiruko rurategurwa. Iyo ushaka kugira ejo hazaza iyerekwa ryose umuntu ufite iyerekwa arishire mu rubyiruko kandi uretse kwikunda ababyeyi bose baraha ubu ntabwo ikintu kibahangayikishije n'abana babo n'ibyo bahirimbanira kubyara iby'uruhira byose ubuvuga uti umwana wangiye kuzaba ikigwari. Niyo mpamvu rero n'igihugu niko kibigenza. Ushaka igihugu cyiza utegura urubyiruko, ushaka itorero ryiza utegura urubyiruko. Udafite urubyiruko ugonda ubuhari ntacyo ufite imbere. Ni ukuvuga ngo niba nta rubyiruko nta n'umuntu uhari. Noneho rero urabona ko ubuzima bwacu tubushyira mu rubyiruko ngo ruzakomeze kuko uyu munsi abakuru bari bato ejo hashize niko byari bimeze. None ubu ngubu abato nabo nibo bazaba ari bakuru. Mose arapfuye rero hasigaye umuhungu witwa Yosuwa. Imana rero izi gutanga ibwiye Yosuwa ngo iramubwira ngo umugaragu wanjye Mose yarapfuye none ubuhaguruka wambukane na bari abantu ruriya ruziga Yorodani mujye mu gihugu mbahaye mu Israeli. Ariko icyo nshaka kuvuga n'ahantu havuga ngo uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Niko ko nshaka kuvuga ko uko nabanaga na Mose. Umurongo wa 7 icyakora ukomere ushikame cyane kandi bitondera amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Kwase ukumvira akasubiremo icyakora ukomere ushikame kugira ngo witondere amategeko umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Briefing yaguhaye uzibuka ushyamwe ku by'umuntu akubwiye. Naramubwira ngo ntuzateshuke ukiwe cyangwa ibumoso kugira ngo ubashishwe aho uzajya hose. Ndashaka ijambo rivuga ngo uko nabanaga na Mose ko nzabana nawe. Ni kangahe?
uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Bishatse kuvuga iki? Nuko Yesuwa yarazi uburyo ki Imana ibana na Mose. Ntabwo Imana yazanye detail ngo uvuge ngo urumva ngo ibintu byose Mose yakoraga yabyerekaga Yesuwa ku buryo byorohera Imana cyane gukorana n'umuntu wateguwe, byorohera Imana gukorana n'umusore wagize umuntu umurera. Byorohera Imana ku muntu kumugeza ahantu hakomeye. Uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Kuvuga ngo ntacyo Mose yaguhishaga, yagutegetse amategeko. Uyu numwe rero mvuga, niyo mpamvu ubona ko Yesuwa n'umuntu w'intwari, ubutwari bwe abukesha Mose kubera kumwumvira. Aramubwiye ngo ibyo yakutegetse ukomeze ubyibuke. Urumva rero Imana itegekera mu rubyiruko abantu bakuru. Burya abantu bakuru bafite ububasha, Imana bafite ubushobozi ku rubyiruko. Ndashaka kuvuga, urabona Imana ukuntu ikora. Imana itegekera mu babyeyi, itegeka abana. Yego. Hari ububasha buri mu bantu bakuru bwo guha abantu bato. Akantu gasobanura neza uburyo urubyiruko rudukurikiye rwumva ko rushobora kugira ikintu rukura ku bantu bakuru. Ni ukuvuga ngo biturutse kubumvira. Ni ukuvuga ngo hari ububasha Imana iha abantu bakuru cyangwa iha ababyeyi ku bana babo, ku buryo iyo wumviye umubyeyi bumviye Imana. Iyo wumviye umubyeyi bumviye Imana. Impamvu Bibiliya ivuga mu Efeso 6 ngo bana bato bumvire ababyeyi, kuko ari ryo sezerano, isezerano ry'Imana ririmo umugisha, harimo no kurama. Kugira ngo muramire mu isi kandi mubone ibyiza. Uku kurama no kuvuga habapfunyitsemo umugisha n'ibintu byinshi bizaranga ubuzima bwe kugeza ku masaziro. Niyo mpamvu rero umwana, umuntu muri mu muco w'abantu, umuntu ukuruta mu myaka, iyo tuvuga ababyeyi, iyo tuvuga umubyeyi, umurezi, mwarimu burya n'umubyeyi. Umwarimu urera abanyeshuri n'umubyeyi, umuyobozi uhagarariye igikorwa cyo gusenga cyobokamana nkuko turi mu rusengero kuganira n'umubyeyi, abahagarariye inzego za leta nabwo n'ababyeyi, kumvira aba bantu bakuru. Ariko twibuke ko kubumvira mu bintu byiza. Ni nabyo turiho. Umaze kuvuga Mose, ngira ngo hari dushaka kureba n'undi niba hari undi uhari. Pastor Justin, uyu ni Mose twabyumvise ariko mu bintu byiza, kuko mu kanya turaza no kurana n'abantu batakumvirwa kandi ari bakuru, ariko ni bya bibebe bavuze ngo ni bibebe bifite imvi ifite n'uruhara. Pastor Justin, ese buriya pastor mu bintu byiza, buriya na Naomi na Rusi, buriya ntago rwaba urugero rwiza. Naomi na Rusi ni abantu b'intwari. Yego. Naomi na Rusi ntago banganya imyaka. Abadukurikiye masobane Naomi na Rusi abaribo. Ngira ngo twabisoma mu gitabo cya abacamanza. Twasoma mu gitabo cy'abacamanza. Twasoma mu gitabo cya Rusi. Twasoma mu gitabo cya Rusi, twareba igice cya mbere tukareba ukuntu ibintu byagenze. Niyo bishoboka. Ntacyo urwo rugero narwo turufata tubone tuza kujya kureba ku bantu batakwizerwa mu buryo bwo kumvirwa. Yego. Ariko tureba aho ngaho ko Naomi na Rusi. Ni igitabo cya Rusi nko mu gice cya mbere, kugira ngo wenda hari bigaragare neza niba ari bande. Mu minsi y'abacamanza inzara yateye mu gihugu, nuko umugabo w'i Betelehemu y'i Buyuda asukira mu gihugu cy'i Mowabu, we n'umugore we n'abahungu be bombi. Uwo mugabo yitwaga Elimeleki, umugore we yitwaga Naomi, n'abahungu be bombi, umwe yitwaga Mahaloni, undi yitwaga Kiriyoni. Bari abanyefurata b'i Betelehemu y'i Buyuda, bagera mu gihugu cy'i Mowabu baturayo. Elimeleki umugabo wa Naomi arapfa, asigarana abahungu be bombi. Barongora abamowabukazi, umwe yitwaga Orupa, undi yitwaga Rusi. Ubwo Rusi birumvikanye niba ari uwayeye. Bamarayo imyaka nk'icumi, maze Mahaloni na Kiriyoni bombi barapfa. Uwo mugore yapfushije umugabo we n'abana be bombi, ugasigaranye n'abakazana be, birumvikana. Mu yandi magambo badatanye isano y'amaraso. Bukeye ahagurukana n'abakazana be kugira ngo ave mu gihugu cy'i Mowabu, asubira iwabo, kuko yari yumviye mu gihugu cy'i Mowabu yuko Uwiteka yagendereye ubwoko bwe akabaha ibyo kurya. Ava aho yari ari hamwe n'abakazana be bombi, aboneza inzira isubira igihugu cya Yuda. Naomi abwira abakazana be ati, nimugende musubire mu mazu ya ba nyoko, Uwiteka bagirire neza nk'uko mwayingiriye banyakwigendera nanjye. Uwiteka abahe mwembi kubona uburuhukiro mu mazu y'abagabo banyu. Arabasoma, batera hejuru bararira.
baramusubiza bati oya ahubwo tuzasubirana nawe mu bwoko bwanyu. Nawomi arabwira ati bakobwa banjye nimusubireyo, niki bashakisha kujyana nanjye? Hari abandi bana mfite mu nda ngo bazabe abagabo banyu? Bakobwa banjye nimwigendere musubireyo, kuko ndenze urucyuriro, navuga nti ndabyiringiye, ndetse naho nabona umugabo iri joro nkazabyara abahungu, ibyo byatuma mubarindira kugeza aho bazakurira, ibyo byatuma mudashaka abagabo, bye kuba bityo bakobwa banjye, kuko mbababarira cyane. Erega Uwiteka yabanguriye ukuboko kundwanya. Barongera batera hejuru bararira. Orupasoma nyirabukwe Rusi we amubaho akaramata. nahita rero nkunganira ngakomereza mu bice 20 inama Nawomi yagiriye Rusi ari nazo kwashaka gushima. Ubwo bageze aho ngaho urusomeye uko bahageze rero bahageze bari gusarura. Rusi rero ntiyarahinze na Nawomi, gahunda yari hari no kujya gukora, ariko bagomba kujya guhumba. Mu mateko ya Isiraheli wagendaga usarura ugasiga utuntu inyuma tw'abakene kugira ngo abakene bazahumba. Ubwo rero Rusi yaravuze ati ntabwo dupfa inzira mfite amaboko. Umuntu ukiri muto mu bintu akora no kujya gukora. Hari Nawomi ni umukecuru, ariko Rusi afite imbaraga. Abwiye ko ati ntabwo dupfa n'inzara, ngiye guhumba. Ati genda uhumbi. Agiye guhumba rero, reka somo ko nyirabukwe yamubwiye agarukanye ibyo yahumbye. Mu 20 mu bice byaho bibiri Nawomi abwira mukazana bati uwo mugabo ahirwe kuwiteka utarore kukugirira neza, kugirira neza abakiriho n'abanyakwigendera. Nawomi aramubwira ati uwo mugabo ni mwene wacu bugufi, umwe mu bacunguzi bacu. Rusi mu mukaza amubwira ati ni koko yambwiye ati uye ugumana n'abahungu banjye ugezaho bazarangiriza gusarura umusaruro. Nawomi abwira Rusi ati mukazana we mukobwa wanjye ni byiza kujyana n'abajabi, rero gusanga mu murimo wundi yamubuje guhumba handi. Cyo ni cyambere. Urumva ni inama kumubuza. Urumva Nawomi urumva yamubwiye ati urumva hari amakuru usatazi, hari amakuru Nawomi maze usatazi. Yamubwiye ati wahumbye, aramusobanura yamubwiye ati aho wahumbye. Wibuke ko ari mukazana nyabo aho wahumbye, umwe n'urubyiruko undi ntaranabya aho wahumbye ufatireho. Mbwira aho wahumbye aramusobanura. Niho navuga ko nahumbye kwa Bowazi. Nuvuga ko Nawomi nubwo atagiyeyo afite amakuru menshi arutera Rusi wagiyeyo. We yari afite ariko yari afite avuga ati mbese Bowazi yari mwana w'umugabo we. Avuga ati wo ngo wahumbyeho ni mwene wanyu, ahubwo ni mwene wacu w'umugabo yanangiriraga neza, wowe ntubizi wari umwana nta makuru ufite. Ariko inama nkubwira ya mbere ntugira handi uzajya guhumba. Icyo ni cyambere. Icya kabiri arimo kandi uyuzinduka bajya basanga wahageze by'ubunebwe bivemo. Iyo ni inama. Urumva nta kuryamye. Amubwira ati urubyiruko twumve. Aramubwira ngo nuko akajya agumana bugufi bw'abaja Bowazi, akajya ahumbageza aho barangirije gusarura sayiri n'ingano, kandi abana na nyirabukwe. Yusomye ibikurikira rero yaje kumubwira ukuntu azabigenza, ukuntu azaguma hari agahumba, n'ukuntu azitonda akajya kuryama ku birenge. Igice cya 3 umurongo wa mbere ngo Nawomi nyirabukwe abwira Rusi ati mukobwa wanjye sinagushakira uburuhukiro kugira ngo ugubwe neza. Icyo yaramubajije. Urumva gushakira umuntu uburuhukiro ngo ugubwe neza. Ntihariho Bowazi mwene wacu wabanaga n'abajabe? Dore iri joro aragosorera sayiri ku mbuga bahuriraho. Nuko wiyuhagire wihezure, wambare umanuke ujye ku mbuga, ariko ntumwimenyetseho atararangiza kurya no kunywa. Umvise inama z'abakuru. Mumvizo nama. Kandi naryama witegereza haryamye, umwegere worosore ibirenge bye uryame, hanyuma arakubwira icyo uri bukore. Nuze kubyina mbere y'umuziki. Ubwo nituri kumugira inama rubukuru. Aramusubiza ati ibyo umbwiye byose ndabikora. Ibyo umbwiye byose ndabikora. Kumvira. Gwajemo kumvira. Aramanuka ajya ku mbuga abigenza uko nyirabukwe yamutegetse. Hajemo kumvira. Bowazi amaze kurya no kunywa, umutima we unezerewe, ajya kuryama iruhande rw'ikirundo cy'imyaka. Undi aza yomboka yorosora ibirenge bye araryama. Mu gicuku uwo mugabo arashiguka, areguka abona umugore uryamye ku birenge bye. Aramubaza ati urinde? Aramusubiza ati ndi umuja wawe Rusi, worose umuja wawe umwambaro wawe, kuko uri umucunguzi wacu.
aramusubiza ati uhiriwe ku Uwiteka mukobwa wanjye, ineza werekanye none iruta iyo werekanye ubwa mbere, kuko utashatse abasore naho baba abakene cyangwa abatunzi. None mukobwa wanjye witinya, ndakugirira ibyo uvuze byose, kuko abanyarukiko bose b'ubwoko bwanjye bazi yuko uri umugore utunganye. Ni ukuri koko ndi umucunguzi wanyu, ariko hari undi undusha kuba umucunguzi wa bugufi. Ariko uyu Bowazi yari umukiranutsi, yari umukiranutsi ko udahubuka. Ni wa muntu mukuru, ni wa muntu mukuru uzi ibikorwa. Rara hano iri joro, kandi mu gitondo nagukorera ibikwiriye umucunguzi, bizaba byiza azabigukorere. Ariko niyanga kubigukorera, ndahiye Uwiteka uhoraho yuko ubwanjye nzagukorera ibikwiriye umucunguzi. Ryama buke. Aryama ku birenge bye ageza aho hantu mu rubungabungo. Umva rero, ugize neza kuhasoma. Abahungu bari kuvuga bati ntiwumva rero ko ari ukugenda ari kujya kuryama, kuko urubyiruko rugira ikibazo. Hari ahantu uvuga bataho ahubwo ati kujya kuryamaho, bamenye ko yaryamye ku birenge. Abahungu mutwumva n'abakobwa atagira uza kuvuga ati baratwigishije ngo gushaka aho abantu bari kujya kuryama mu gitanda bugacya. Yaraye ku birenge kubera iki? Cyari ikimenyetso, harimo n'uwo muco bakoreshaga kubwira umuntu ku birenge byawe ndi umujakazi wawe, wibuke ko gupfa kwa nyiri gukira biri ku birenge byawe. Yaragiye gusambana rero, tagiye umuza kubyitwaza akabona ibyo avuga ngo babimwigishije. Ni ku birenge, si ku birenge, ni uguca bugufi, ni ukumvira kandi yadutse agenda. Yararanye nabo yamubwiye ati ibyo iyo mese ubwo butumwa utanze ndabwumvise, nzareba ko ari ngewe ukwiye kumucunguzi wanyu. Aramubwira ati zana umwenda witeye uwufate. Arawufata, amugerekaho inshuro 6 za sayiri, arazimukorera, ajya mu mudugudu. Ageze aho kwa nyirabukwe ari, aramubaza ati mbega ni wowe mukobwa wanjye Rusi? Aramubwira ibyo uwo mugabo yamugiriye byose, ati izi nshuro za sayiri uko ari 6 niwe wazimpaye, kuko yambwiye ati ntiwasubira kuri nyoko bukwe ari ntacyo ufite. Naome aramubwira ati mukobwa wanjye yicarire ugezaho uri bumenyere amaherezo yabyo. Ngaho kuko mugabo atari buki tarangiza izo nama muri vuga zikomeye z'amakuru. Oya dushaka ni nyinshi. Oya rekeraho uko byaragiye habaye ubukwe. Byashoje uko umusaruro w'inama, ariko biturutse kuki kunama kukumvira. Ubu rero no mu rushako rero ikibazo gikomeye cy'abana bacu. Urababwira se barumva? Ntago bumva. Ariko nuzi nibaza ikibazo nkibaza ko twavuze ngo abana bajya niho tuva, hakaba haraje ibintu abakuru batazi, ikoranabuhanga ntibarizi. Biragenda ugeze ahantu hakomeye. Urumva subiramo gatanaza byumve koko icyo kintu kirakomeye. Turimo tuvuga ngo aho abana bajya niho tuva. None isi ni shyashya ku rwego n'abana ababyeyi batabonye mu yandi magambo hari indi nzira abakuru batanyuzemo, kandi abana barimo baraca, kandi abana nibo bayizi kurusha abakuru. Biragenda bite? Mbere umubyeyi bagafata isambu yibereye aho, ibintu byose bishingiye ku isambu no kunga, akaba nta bundi bushobozi buhari uretse kumwumvira ngo mwishyamba. None menshi ukabicaza hamwe bakaba baraho. None umwana ibyazi ntuzi no kubivuga ntunabyumva. Biragenda bite kwibyo arimo ari ubikwigisha? Uko byamera kose abakuru baba bafite ubwenge bwo gusesengura ibintu. Ubwenge zamvi mbese zishobora no kureba ibishashya zikabigenzura, nubwo ibintu ari bishya, nubwo batabinyuzemo, uko byamera kose bashobora gusesengura ibintu. Bisaba kugira ngo ubegere, kubera ko ibintu byo bamenya kubisesengura bakamenya n'ingaruka zabyo. Uruvuga ngo wowe nk'umwana urababwira ibyo urimo, wabwira ibyo ndimo ngibi. Umubyeyi arakubwira ati binsobanurire neza mbyumve. Yabyumvise bwa bwenge bwe. Reka mbahereza urugero. Uyu munsi wa none abantu barimo bararambagiza bakoresheje ikoranabuhanga, bagashaka umugeni kuri Facebook no kubindi no kuri Instagram cyangwa se n'ibindi, akaba ariyo bashakira umugeni. Kera nkuko muri kubivuga mwebwe cyo ndi kubabwira, habagaho ubwo tugiye gukoresha ingero byumvikane neza, habagaho abantu bitwa abaranga. Kavuga ati ngewe uriya mukobwa kwa runaka ndamuzi, naramugenzuye, narebye ukuntu ahinga, narebye ukuntu akubura, narebye ukuntu yitwara, narebye ukuntu avuga rwose
ndabona mushobora kubakana urugo. ariko barambagizaga hari umuryango urugo rwitwara neza babanza ku muryango babanza kurambagiza umuryango bazi ko urimo umukobwa ariko bakabanza kureba imyitwarire y'umuryango bakora gukomereza hepfo muri urwo rugo. Impamvu surayize babanza ku muryango burya umuryango wabaga ari ryo shingiro n'ubundi ry'urugo. None se umwana yakora ibiki atabonye mu muryango. Niba umuhungu abona se akubita nyina nawe azagira ngo nuko umugore nuko bazubaka azakubita umugore. Niba umukobwa abona nyina asuzugura se azagira ngo niko zubakwa nawe azasuzugura nyina. Akenshi niyo mpamvu buriya ningo hari gihe zivanga ukuntu, hari gihe ujya kubona ukabana no guhuza mu rugo bibaye ikibazo n'ubwo tutari kwigisha inyigisho z'abubatsi ngo ngira ngo ni cyumweru kizakurikiraho ni cyumweru kizakurikiraho ariko umwe agaturuka mu muryango isa kubita nyina undi agaturuka mu muryango yubahana bagera mu rugo ugasanga ntabwo birimo birahura. Naho zero ndi kuvuga ku kintu cyo kugira cyo gusesengura uko byemera kose abakuru nubwo batazi ibintu bashobora nubwo batabazi ibyo bintu urubyiruko ruzi. Umuzaniye umuntu kuri Facebook ubwo urambwira ngo icyo kintu gusesengura ingaruka zizakivamo umuntu mukuru cyamunanira kukubwira ngo uyu mugeni mutigeze muhura, uyu mugeni mutigeze mubonana cyangwa se uyu musore mutigeze muhura uri kumbwira ngo numugeni wo kuri Facebook ntimwavuganye ntimwahuye nabonye ukuntu yitwara ubirebeye aho ngaho. Ibyo bintu umuntu mukuru byamunanira kubisengura ngo mvuge ko ibi bintu bizavamo ikibazo. Uko byamera kose abantu bakuru baba bafite ubwenge bwo gusesengura ibintu. No dushingiye ingingo isa nkaho iri kumvikana kugira ngo ducunguze uburyo umwete n'iminota yacu tuze no kureba icyo abatwandikiye nabo bavuga mu isaha yacu ya kabiri, ariko turacyafite iminota mike kugira ngo dusoze isaha ya mbere. Ndagira ngo noneho tugaruke turebe kuri aba bantu bakwiriye kumvirwa. Twarebye mwatubwiye Mose, tubona Rusi na Naomi, ariko Pawulo ntimwibagirwe. Ariko urumva ibyiza byavuyemo nk'uyu nguyu Rusi, abantu bagomba kwibuka ko ibi byose biri kubahangaha. Bagomba kwibuka ko Rusi yabyaye kuri Dawidi. Hazana rero bimeze nicyo gisekuru Dawidi akomoka ni igisekuru cyavuyemo abantu bakuru. Kandi uyu Rusi yari umunyamahanga kazi urumva ahantu havumwe i Mowabu. Mu yandi magambo ntihari haravumwe. Mu yandi magambo kumvira bikuraho umwaka n'umuvumo urumva akaza umugisha. Burya uyu Rusi ari mu bantu babyaye kuri Dawidi kandi ari mu gisekuru cya Yesu, ari mu gisekuru cya Dawidi, ari mu gisekuru cya Salomo, ari mu gisekuru cya Yesu. Uyu Rusi ibyo bintu byose bije kubera iki? Bije kubera ko yumviye zira nama zande za nyirabukwe, ariko yanze hari n'indahiro yakoze. Ntabwo turi kugisha imbaraga zo kwatura, ariko hari indahiro yakoze ayibwira Naomi. Yaramubwiye ngo Imana yawe izaba Imana yanjye, ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanjye, nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu Imana izaba impore ndetse bikabije. Aho ngaho yarahinduye buriya bwoko yavukiyemo bwari bwaravumwe, yarahinduye akarere yabagamo kari karavumwe yinjiye ahandi hantu. Ni nayo mpamvu yagendaga ukabona byose birimo birijyana. Niyo mpamvu yagira umugisha kuri Bowazi, agira umugisha ku baja ba Bowazi, agira umugisha muri ma Bowazi, ariko harimo na kiriya kintu cyo kumvira. Urumva umuntu nyirabukwe agiriye inama, yamara kumugira inama ngo yarinda ngo akumvira ibintu byose yamubwiye ngo nta na kimwe akuyemo. Hari umuntu wari utwarikiye utunganiye yitwa Eric, yavuze ati rwose ati ntimwibagirwe n'abantu babi, ati Eri imutaza kumusiga. Baravuze ati nimuza kugera ku nama mwibuke inama za Eri n'abana be uko bajyaga barya inyama basambana areba ataho ntimuze kwihibagirwa. Ntabwo turahagira tuza kuvuga nta kintu. Arangira avuga ati ahura hamwe nawe yagiriye inama Isaka kudashaka umunyamahanga kazi ati uwo ni mwiza. Aravuga ati kandi ati Mariya ibyo ababwira byose mu bikuri ubwo ni kanegarirayo. Dawidi nawe ngo yagiriye inama Salomo amubwira ati mwana wawe umenya Imana Yesu. Arimo yerekana ko barahari ababi n'abeza barahari. Erika tumushimire cyane. Erika ati rwose turamushimira. Ateri mutamureka. Ntabwo tumureka. Turamuvuga nta kuntu twamureka. Twamuteguye rwose nta kuntu tutamuvuga. Warutangiye kuvuga ngo kuri Pawulo nimusomye ahantu vuga yaravuze ngo icyakora soko tudafite ubutware ahubwo no kugira ngo tubabibeho
icyitegererezo ngo mugire ikirenge mu cyacu. Ni Pawulo yabivuze mu Batesalonike, kugera ikirenge mu cyacu rwa kabiri ibice 3:9. Yaravuze ngo kugera ikirenge. Ndashaka kuvuga ukuntu Pawulo we ubwo yigiriye icyizere abwira abantu ko bagomba kugera, ariko sivyo yaravuze mu bice 3 mu Bafilipi 17 ngo mugire ikirenge mu cyanjye. Ibaza umuntu uhagarara akabwira abantu ngo bamwigane, akaba yiyizeye ubu cyane mvuga ngo mukore nk'ibyo nkora. Pastor Gatanaza, sinzi uko iki kintu no gushira akabazo n'akandi kabazo mu bantu bakuru n'utundi tubazo nka tubiri, akaza akabwira abantu bakiri bato ati mujye mukora ibyo nkora, ngo mugire ikirenge mu cyanjye, kandi mwite ku ngeso zanjye kuko ndi icyitegererezo cyanyu. biragoye uzamubona. Uzuko pastor atuzaniye challenge hano ikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ninde, urumva turi masenyisho y'urubyiruko, ninde ubasha kubwira urubyiruko ni munyigireho murebe ibyo nkora, biragoye babiri icyitegererezo. Ubwo rero abakuru kandi Pawulo byarabaye yavuze ati, ariko yavuze ijambo rikomeye ngo nanjye nakigeze mu cya Kristo. Ntibishoboka ko nawe aravuga ko ni ugukandagira. nuvuga ngo Pawulo yafashe ikirenge cye agishyira mu cya Kristo. None kubwira none turi mukandagire, nanjye nakandagiye mukandagire nakandagiye. Yandi magambo barabakandagira no mu cya Kristo. None cyo Pawulo bari kuvuga ngo uyu munsi wa none ibi ninde wabihangara? Hari umukuru uhari ushobora kubwira abantu ngo ibyo mwanyumvanye, ibyo mwambonanye, yavuze ngo ibyo mwambonanye, ibyo mwanyumvanye, ibyo mwanyumvanye imbere y'abantu benshi, ubimenyesha abantu bo kwizerwa. Dore igisubizo turimo turasenga iminsi 70, nitujya gusoza ikiganiro no kugisengera. Ni icyifuzo cyo. Ubwo abakuru rero niba mubyumvise ndetse n'urubyiruko twumva, mutubwirire ababyeyi banyu muti twamenye ukuntu bigenda. Iyo umuntu yageze ikirenge mu cya Kristo, abandi bashobora kugera ikirenge mu cye. Aka kantu mwakumvise gasubiremo tugafate, nigashaka bese ngasoroga y'urubyiruko muri iyi minsi, kuko niba umuntu yarageze ikirenge mu cya Kristo, urubyiruko rubasha kugera ikirenge mu cye. Bivuze ngo niba ushaka kugera ikirenge mu cy'umuntu, banza ugenzure niba ikirenge cye yarageze mu cya Kristo. Ibyo birakomeye. Kandi yabivuze mu Rwanda rw'Abakorinto 11:1, yavuze ngo mugire ikirenge mu cyanjye kuko nanjye nkigera mu cya Kristo. Reka ntabwo kigeze muri mangareke, nanjye nkigera mu cya Kristo ku buryo namwe mugera ikirenge mu cyanjye. Ni ijambo rikomeye, ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gikomeye cyane. Waruvuze ngo isaha ya mbere ngo irimo turayirangije, dusigajemo nk'iminota 5. Mu minota 5 kugira ngo tuze kugaruka ku isaha ya kabiri, mu minota 3 isigaye kugira tugere ku isaha ya kabiri tureba babandi bavuze Eric yatunze agatoki nabona mu mategeko. None reka tubanze turebe kuri aba bantu turi kuvuga. Waruvuze Pawulo, twabonye Mose, twabonye Naomi na Rusi, wenda ubwo dushatse twanareba Eliya na Elisa, dushatse twanareba kwanza Eliya na Elisa, Pawulo na Timoteyo se na Pawulo na Timoteyo, tukabareba bose. Urumva ni abantu bagiye kandi umwe yabaga ari umugaragu wundi. Ariko twaza no kureba abana batumvira, twareba Loti na Aburahamu ko byaragiye. Tuzi ko Loti yakasemo wabo nako mu kibaya cy'i Sodomu se,